izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe ni ryiza. Yesu ashimwe cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iki gitondo dubyutse dushima Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa, dushima Imana itwitaho, dushima Imana iturengeye, dushima Imana intwari ku rugamba, dushima Imana yuzuye urukundo, dushima Imana yuzuye imbabazi, dushima Imana. Turabyutse biremeye, turahumetse biremera, hereza Imana icyubahiro. Nawe urabirebesheje amaso yawe utangariye Imana. Niba utanatangaye, nakwibutsaga ko muri uyu munsi hari ababyutse bavuye mu mwuka, hari ababyutse bari muri moruge, hari ababyutse byarangiye. Niyo mpamvu rero iki ni igitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe, iravugize ngo ongera ubeho, ubayeho, Imana ishimwe. Hereza Imana icyubahiro yagukandagiriye aho utari wowe utashobora. Hereza Imana icyubahiro ikuzamuriye ibendera ry'ubutsinzi. Umunsi w'ejo niho twize ijambo rivuga ngo Jehova nisi, Imana intwari ku rugamba, Imana idutabara, ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Hereza Imana icyubahiro wowe rwose ubyutse bikemera, Imana yakoreye surprise. Hereza Imana icyubahiro wowe Imana yaciriye inzira ikagutabara, hereza Imana icyubahiro. Nagusuhuzaga rero wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Nyemerera muri iki gitondo dukomeze kuba muri teme yacu ivuga kugira igicaniro muri wowe. Kugira igicaniro muri wowe ni ukugira ibihe byiza byo gusenga. Kugira igicaniro muri wowe ni ukuzura ibihimbano by'umwuka. Kugira igicaniro muri wowe ni ukugira imirimo myiza ikuranga. Kugira igicaniro muri wowe ni ukugira imvugo nziza. Kugira igicaniro muri wowe ni uguhinduka, ukaba igicaniro cy'Uwiteka, ukaba igicaniro cy'amasengesho, ukaba igicaniro cyo kuvuga ijambo ry'Imana, ukaba igicaniro cyo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Kugira igicaniro muri wowe. Izina rya Yesu ni ryo riruta ayandi uzabaho, nawe irankawe Yesu urahebuje ibihe byose. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ibi bitabo bya Mose, dusanga harabayeho ibicaniro bitandukanye, ariko byose bihamya imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome igitabo cya Yosuwa ibice 22. Reka dusome duhereye ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kwiregura kw'Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase. N'Abisiraheli bari bamaze kugera i Kanani, ariko nk'uko Mose yari yagiye avuga ababwira ko uburyo bazagenda babaha iminani cyangwa imigabane buri muryango w'Abisiraheli. Aba rero Abarubeni n'Abagadi ndetse n'umuryango n'igice cy'umuryango wa Manase, nabo bahawe ikindi gice, bahawe izindi gakondo zabo. Ariko noneho bisa nkaho Yorodani igiye hagati yawo n'Abisiraheli n'abandi Bisiraheli. Nibwo rero Feneyasi yafashe abandi bayobozi b'Abisiraheli bajya kureba bene wabo b'Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, kuko hari ikintu bari bakoze ikintu kidasanzwe. Bamaze gufata Kanani,
abarubeni n'abamanase n'abagadi, ngo reka duhere ku murongo w'Icyenda muri iki gice cya 22 kugira ngo izi nkuru tuzumve neza. Biyubakira igicaniro kuri Yorodani. Nuko abarubeni n'abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase basubirayo bava mu Bisiraheli ishiro yo mu gihugu cya Kanani, bajya mu gihugu cy'i Galeyadi, icyo bahinduye aho bahawe gakondo nk'uko Uwiteka yategekesheje ururimi rwa Mose. Imana ishimwe. 10 ngo bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'i Kanani, bahubakira igicaniro cy'amabuye Yorodani, kuri Yorodani kikimenywa bose. Abo bagabo iyo miryango ngo yahubatse igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani kikimenywa bose. Icyo gicaniro rero nicyo cyatumye Abisiraheli babandi basize Kanani, kuko bo bagiye mu kindi gice bari bafashe, bigituma Abisiraheli basigaye abayobozi babo bagira ngo barigometse. Noneho uyu munsi reka tuganire amagambo y'uburyo kwiregura kw'abarubeni n'abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase. 21 handitse ngo nuko abarubeni n'abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase barasubiza babwira abo batware b'ibihumbi by'Abisiraheli bati, Uwiteka Imana nyamana, Uwiteka Imana nyamana niyo ibizi, kandi Abisiraheli nabo bazabimenya. Imana nishimwe. Niba twarabikoreye ubugome cyangwa gucumura ku Uwiteka, uyu munsi ntimureke dukira. Niba twariyubakiye igicaniro kugira ngo tureke kuyoborwa n'Uwiteka, cyangwa kugira ngo dutambireho ibitambo byoswa cyangwa ibyishimwe yuko turi amahoro, cyangwa ngo duturireho amaturo y'ifu y'impeke. Imana nishimwe. Nukuvuga bari Abisiraheli icyo bari barimo kubashinja nuko bari bubatse igicaniro kitajyaho ibitambo. Nicyo bari baje babakurikiye baravuga bati, ubwoko bwacu buragomye, bubatse igicaniro kitari igicaniro, kidafite agaciro. Bariregura rero, bakomeza biregura baravuga bati, ahubwo ku murongo wa 24, twabigize dufite impamvu kugira ngo mu gihe kizaza abana banyu batazabaza abacu bati, muhuriye he n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli? Ko Uwiteka yagize Yorodani urugabano hagati yacu namwe. Mwa Barubeni n'Abagadi mwe, nta mugabane mufite ku Uwiteka. Imana ishimwe. Barireguye baravuze bati, abana bacu batazajya babona tuba muri ibi bihugu, ariko ntibamenye yuko muri bene wacu. Batazavuga ngo muhuriye he. Imana nishimwe. Barakomeje bariregura bavuga ko ari yo mpamvu icyo gicaniro bacyubatse, kugira ngo berekane ko bafite isano mu Bisiraheli. Imana nishimwe cyane. Tugeze ku murongo wa 34 handitse ngo nuko abarubeni n'abagadi bahimba icyo gicaniro Edi, risobanura ngo ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ari yo Mana. Imana nishimwe cyane. Navugaga kugira igicaniro. Ese ufite igicaniro nk'umuhamya yuko Uwiteka ari muri wowe? Ufite igicaniro nk'umuhamya yuko Imana
ari imana yawe, imana nyamana. Abarubeni n'abamanase, abagadi, abarubeni n'abagade n'abamanase ngo bubatse igicaniro cyitwa Edi, gisobanura ngo umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ariyo Mana. Wowe ujya usenga bigahamya yuko Uwiteka ariyo Mana yawe? Ese ujya ukora imirimo myiza isobanura ko Uwiteka ariyo Mana yawe? Ese ujya uririmba bigahamya ko Uwiteka ariyo Mana yawe? Ese wiyambuye bya byaha byose, za ngeso mbi, ku buryo bihamya ko Uwiteka ariyo Mana yawe? Gira igicaniro muri wowe gihamya yuko Uwiteka ariwe Mana yawe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Izina ryawe ni ryiza.